Bavandimwe banyarwanda, tumaze iminsi tuganira ku bibazo biri mu magereza, kabagezaho ibiganiro babwira n'uburyo twabasha gukemura ibyo bibazo. Nongeye kubasaba yuko mu gukemura ibibazo twese twazamura ijwi rimwe tukabibwira ababishinzwe, bakareba ko ibibazo bijyanye n'imibereho y'aba bene wacu bari mu magereza ndetse n'ibibazo by'ubutabera tukareba ko byakemuka. Nababwiye ko ibijyanye n'ibibazo by'abanyururu ni ibibazo bireba buri wese. Hano ndashaka kuvuga yuko ntabwo ari bya bindi tuvuga ngo ni iby'abahutu, ni iby'abatutsi, ni iby'abatwa. Oya, ni ibya buri wese. Ahubwo gereza nitubere urugero mu gukemura n'ibindi bibazo dufitanye, n'ibindi bibazo biri muri iki gihugu, twese twumvikane duhurire ku kintu kimwe. Igituma mbivuga nuko abantu benshi bakunze kuvuga ngo kanaka aravuga ibibazo by'abahutu, aravuga iby'abatutsi, aravuga iby'abatwa. Oya, ibyo twarabirenze. Ubu turimo kuvuga ibibazo bigaragarira abantu ku maso, tutarebye umuntu icyo ari cyo, tutarebye isura ye, tutarebye n'ibindi byose byamutandukanya n'abandi. Bavandimwe rero, uyu munsi ndagira ngo tuze kuganira ku buryo abanyururu ubwabo bikoreye ibyiciro by'ubudehe. Ibyo byiciro by'ubudehe nshaka kuvuga uyu munsi bitandukanye na bya bindi musanzwe muzi bikorerwa ku misozi. Kuko ahangaha ku musozi abaturage nibo bavuga ngo kanaka arajya muri iki ngiki, kanaka arajya muri iki cyiciro. Naho hano muri gereza buri wese yishyira mu cyiciro, nta n'umushyizemo, arareba ati jyewe icyanjye ni iki ngiki. Ntabatsindiye rero, icyiciro cy'ubudehe cya mbere cyitwa inkoko n'amasake. Inkoko n'amasake rero ni abakene nyakujya navuga, ariko bataba hanze, bari mu magereza. Ikibaranga cyane rero ni uko bakunda kurwara inda. Ubundi inda buri wese arazirwara muri gereza, ariko bo baba bafite nyinshi cyane kurenza abandi. Gukaraba birabagora kuko ka gasabune batanga kaba gakeya. Nta myenda bagira, bambara imyenda yacitse. Imyenda y'imbere ntayo bagira. Akenshi bakunze kugaragara ko batoza amenyo yabo, kubera ko wa muti woza amenyo ndetse n'uburoso kububona kuri bo biragoye. Ubushize nari nababwiye yuko tuzinduka mu gitondo cya kare tugafata agatoki tukunyuguza amenyo, ubwo bikaba birarangiye. Aba rero niko babigenza buri gihe, ntabwo bajya babona umuti wo koza amenyo imyaka yose bamaze muri gereza. Ikindi kibaranga, ntabwo bagira inkweto zo kwambara. Niyo bazifite ziba ari inkweto zashaje cyane, mbese zitari mu rwego rwo kwambarwa. Niyo bazifite akenshi ziba zarangiritse. Igikunze kubaranga rero, numvise ko navuze ko babita inkoko n'amasake, baratoragura. Ahatakaye ibiryo, ibigori barimo kugabura cyangwa ibishyimbo, bajya gutoragura. Ikindi gikunze kubaranga, bajya mu bimoteri aho bajugunye nk'ibishishwa by'imineke, abenshi bakabikuramo bakabirya. Mbese muri makeya bakunze no kujya ku kimoteri bakareba aho abantu bakongoreye ibisheke cyangwa ibikatsi abantu bagiye bacira, bakongera bakabisubiramo bakabirya. Ikindi kibaranga ni uko baryama ku mbaho, nta matora bagira. N'ibiringiti akenshi usanga ntacyo afite cyo kwiyorosa. Uretse ko nababwiye ko hari igihe amatorero atanga ibiringiti, iyo bagiye kubitanga rero nibo baheraho. Bakunda kurwaragurika cyane abo bantu, kubera ko iyo mibereho nyine n'ubuzima bukeya no kutagira inyunganiramirire. Mbese umubiri wabo nta ntungamubiri ugira zihagije.
n'inkweto nababwiye ko ntazo bagira ndetse n'imyenda. Muri make rero ni icyo kiranga icyo cyiciro cya mbere. Ubu rero hari n'ikindi cyiciro cya gatatu, icya kabiri turakigarukaho nyuma. Icyiciro cya gatatu rero kigizwe n'abantu b'abakire, abo bita ingagari muri gereza, mbese babyita ko ari icyiciro cy'ingagari. Ni icyiciro kigizwe n'abantu n'ubundi hanze bari bifite, bafite imiryango ifite imitungo. Abo bantu rero ntabwo barya ibiryo bya gereza, batekerwa n'umushoramari. Kubera ubwo bushobozi bafite rero, baba bafite n'abantu babafasha mu turimo twabo dutandukanye, bakabaha kuri iyo mari yabo bakaryaho. Harimo nk'abantu babatwaza bagiye gukaraba amazi, babamesera imyenda, babatwaza amazi bagiye gukora isuku mu gihe bagiye ku musarane, mbese n'ibindi bintu byinshi cyane bakeneye. Ntabwo ari abantu benshi bari muri iki cyiciro, kubera yuko abakire muri gereza ni bakeya. Ushobora gusanga nko muri gereza nk'iriya nabagamo ya Rubavu, harimo abantu batarenze 100 bari muri icyo cyiciro. Bagira n'abantu babogereza amasahane, bagira ababasasira uburiri bwabo, bagira ababaca inzara, bakabagira n'ababarindira umutungo wabo. Ubu rero tugiye ku cyiciro cya kabiri. Icyiciro cya kabiri ni abantu bari hagati y'ingagari n'inkoko n'amasake. Abo bantu rero ni abanyururu babayeho ku buryo buringaniye, bashobora kwibonera inyongeramirire biguriye ku giti cyabo, bagira isuku ihagije ku mubiri no ku myenda. Ashobora kuba afite matora yo kuryamaho, cyangwa nawe akenshi aryama ku biringiti yagiye kubiranya. Muri makeya bagira n'inkweto zo kwambara ziciriritse, bakunze kwambara za nkweto bita ngo wafunzwe ryari. Nabajije hano bambwiye ko bazita ngo ni bodaboda, zikomeye, ntabwo ari kimwe na za zindi z'aba bagabo navuze cyangwa abagore bita amasake n'inkoko. Bashobora kwigurira inyongeramirire igizwe n'isukari, imikati iringaniye, amandazi rimwe na rimwe. Bashobora no kwigurira inkweto rwose. Ikindi gikunze kubaranga, bashobora guhinduranya imyenda. Ku bijyanye n'inda, nubwo buri wese azirwara muri gereza, bagira inda nkeya cyane ugereranyije n'abariya navuze ba mbere b'inkoko n'amasake. Muri make yebwe nagira ngo mbabwire uko imibereho yo muri gereza iba iteye. Abo bantu bo mu cyiciro cya mbere bita inkoko n'amasake rero nibo bakunze kugaragara cyane, ni nabo benshi cyane. Niba turi muri gereza 8,000, inkoko n'amasake urumva ko bari abantu benshi. Nababwiye ko ingagari ziba ziri k'100, abari hagati nabo bari baciriritse. Ubwo rero ibyo bikaba byafasha iki kiganiro kiragira ngo gifashe abantu bafite abantu babo, bamenye kubitaho, bamenye ko hari icyo bagomba kuboherereza. Uretse n'abantu babo, nuza umuntu ufunze azajya amwoherereza agasukari, amwohereza udufaranga two kugura umukati, cyane cyane muri iyi minsi tugiyemo ikomeye ya Noheli na Bunani. Nimwihangane rero musayidire abo bavandimwe, barebe ko iyi minsi mikuru bazayikora neza. Murakoze. Icyo ni ikiganiro nagira ngo mbabwire ku bijyanye n'inkoko, amasake n'ingagari. Ikindi kiganiro cya kabiri ngira ngo mbabwire ni ikijyanye n'ubutinganyi muri gereza. Muri gereza usanga higanjemo ubutinganyi, n'ubu bwamaze gukwirakwira no mu biturage, ariko cyane cyane abanyururu bajya mu butinganyi babiterwa n'iki? Nababwiye ko hari abanyururu bamaze imyaka 27 n'umunani bataragera hanze. Abo rero akenshi imiryango yabo
ntabwo iba ikibitayeho, n'abagore babo ntibo bakibasura. N'iyo babasuye nabibabwiye, babaha iminota 10 yo kugira ngo baganire. Iminota 10 yo kuganira rero ntabwo bashirana irungu n'urukumbuzi ngo nibagera muri gereza bihangane, ahubwo kubona babimye abagore babo ngo baganire bihagije, bituma bagera muri gereza bakabasimbuza abagabo. Nkaba nsaba rero abantu bashinzwe uburenganzira bwa muntu, iki ni ikibazo bagomba kwiga kuko kirimo gusenya umuryango nyarwanda, bikaba bitangiye no gukwirakwira mu giturage bivuye mu magereza. Aha rero nkaba ngira ngo nanone mpamagarire abayobozi n'abandi babishinzwe, nibareke abagore niba basuye abagabo babo bafungiye mu magereza, babaha igihe gihagije cyo kuganira, bashyirane urukumbuzi, ibyo gupeperana birangire. Saa senyenge ndababwiye ziba ziri hagati y'abantu n'abandi, rwa rukuta baciye narwo barukureho. Ariko cyane cyane baniga nuko abantu batangira kujya bajya mu miryango yabo, bakabaruhushya, abanyururu bakabaruhushya bakajya mu miryango yabo, bakajya gusura abagore babo. Ibi bizatuma umuryango nyarwanda ukomeza kwiyubaka, aho kugira ngo umuryango nyarwanda usenyuke kubera ko umugabo yabuze cyangwa umugore yabuze. Bavandimwe rero, uyu munsi nibyo nagira ngo tuganireho, nkaba ndangije basezeraho babwira nti mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Dr. Niyitegeka Theoneste, umuharanizi uburenganzira bwa muntu, nkaba umuganga. Murakoze.